hano ndasaze kabisa. Itangazo nababwiye ko rikigera hanze nta handi hantu riranyura. Nababwiye ko ndahita ndibanyuriza hano kuri Abisso TV show kabisa. Mana yanjye ariko kukiri Dorisien uje kavuga kuki Nicolas Kokarisi yiturije kandi ngiye kuva mu gitondo namwe mucunze ndi kuvuga ni akivuga Asha mana yanjye kuki Nicolas Kokarisi yiturije. Reka turebe uyu mutipete yitwa Dorisien. Uyu Dorisien bakomeje kumuvuga cyangwa se yakomeje kugaruka cyane hano yitwa Warrior of GCV. Nukuvuga ngo ni intwari ni indwanyi ya GCV. Uyu yarwanye cyane kwa kiriya giciro cy'amadolari 314,159 nk'agaciro ka payi katowe n'isi yose. Uyu Dorisien yagize uruhari rukomeye mu gukomeza gutsindagira GCV, ariko kugera n'ubu ngubu ntabwo bayemeje icyo nkibabwire. Mbibutsa ko ni kuri Abisso TV show. Mbahaye ikaze mu kiganiro cy'aka kanya kabisa. Ntabwo ndi buce mu byo kwivuga cyane, ahubwo nkwibutsa ko niba uri mushya kuri iyi channel yacu banza ukore subscribe kugira ngo ibiganiro byacu byibonera ku gihe. Ariko kandi niba waramaze gukora subscribe wumve ko uri uw'agaciro kandi tukwemera cyane. Reka dukomeze rero n'iri tangazo Dorisien yavuze. Mbega nje ndi kumva ndi gushyugumwa mana yanjye we. Ba pioneers mwese mumeze mute. Ni kuri Abisso TV show kabisa, ni Abisso wanyu. Ubu ngiye kubasomera iri tangazo rya Dorisien, umwe mu bahagarariye ishyirwaho ry'ibiciro muri Pi Network. Ubwo niwe udutangariza agaciro ka Pi, ariko uyu munsi ntako yashyizeho. Abantu mugiye kuvuza induru. Banza mwumve itangazo icyo rivuga. Ryanditse mu Cyongereza, turajya tugenekereza mu Kinyarwanda. Mbibutsa ko ururimi rudasobanurwa ubundi. Ni ukugenekereza. Kuko bibaye ibyo gusobanura ibindi, ese bitutsi tugira mu Kinyarwanda buriya wabitukana mu Cyongereza? Bantu muzi Icyongereza birashoboka buriya. Twakomeje rero. Okay. Dorisien uyu mugore yatangiye aseka. Ni Umushinwa. Yatangiye aseka ati haha great news. Nukuvuga ngo amakuru meza cyangwa se amakuru mashya meza cyane yakataraboneka. Yakomeje avuga ati in China we say, mu Bushinwa turavuga duti if we don't earn money, iyo tutabonye amafaranga, even cyangwa se if we don't earn money, iyo tutabonye amafaranga, cyase niba tutabonye amafaranga, nubwo dufite imisozi w'ibiribwa cyangwa se y'ibiribwa tuzarya. No kuvuga ngo even though we have a mountain of food we will eat out. Niyo nukuvuga ngo, ariko reka mbanze nkababwire neza sinzamure inyuguti imwe ku yindi. Hanashatse kuvuga ngo iyo tutabonye amafaranga, nubwo twaba dufite imisozi yuzuyeho ibyo kurya, twabirya bigashira. This means that without work we will quickly deplete our saving. Nukuvuga ngo ibi bisobanura ko iyo tutakoze, iyo tutabonye akazi cyangwa tutabonye amafaranga, nayo twizigamye we will quickly deplete our saving. Nayo twizigamye yose tuzarya tuyamare. Bishatse kuvuga ngo kuramo siteranya. Iyo uri kurya nta bindi bintu wongeraho byanga byakunda birashira. Sinzi niba muri kumva icyo kintu. Narabibabwiye, nari ndi kubabwira ubwashize mu biganiro natanze hose mbabwira ngo tugomba kwibaza duti ese kuri Pi dufite zirahagije ku buryo nitwemererwa gutangira guhaha tuzazihahisha, ukazihahisha icyumweru kimwe 2 3 umwaka ugashira uri murahaha, cyangwa uzahaha rimwe gusa birangire, cyangwa ufite Pi imwe gusa uzahaha ku isoko wowe bibe bihuriyemo. Hano rero yakomeje avuga gute: this is also the reason why city controls migration to manage supply. Ngo iyi niyo mpamvu Core Team, iyi city bisobanura Core Team, niyo mpamvu mbibutse ko Core Team nishinzwe amakode. Nimvuga amakode mu Kinyarwanda namwe mujya mwumva bavuga ngo umuntu agira code mu mutwe. Na amakode nyine ni instructions ziba ziri muri system cyangwa muri programme runaka. Yes, amabwiriza runaka tubyita code, aba programa barabizi. Yes, ngo niyo mpamvu
core team, aba bantu bashinzwe code muri Pi Network bazakomeza bakagenzura icyo twita migration. Ubwo ni ziriya Pi tumayininga zikaba ni verified, zikaba transferable, tukazibona kuri migration, zikava kuri migration tuzibona kuri available balance. Ni ukuvuga ngo rero core team zakomeza ibigenzura irebe mbese Pi ni zingahe ziri ku available balance y'abantu. Ese ni Pi zingahe zishobora gukora muri muvoma. Nkuko tuvuga duti Beneri iza amafaranga y'u Rwanda ari muri circulation, ari mu baturage. Nabo rero baba bari gucunga bameze nka tubyite nk'ari Beneri ya Pi Network. Tubyite kari banke nkuru ikontorora udupayi twose abapioneers bose bafite. Baba bari gukontorora ese ni udupayi tungahe tubaye ni verified, tubaye transferable, tubaye migrated, utugeze ku available balance, uturi locked, utwo twose bakaba batugenzura. Aha bavuze ngo supply, reka nsobanura akajambo ku kandi kugira ngo n'abatarize n'ubukungu cyangwa se n'abatabisobanukiwe nabo bajye babyumva. Iyo tuvuze supply ni ingano y'ibicuruzwa umucuruzi aba ari tayari kujyana ku isoko ku giciro runaka cyatanzwe mu gihe runaka. Ni ukuvuga ngo ubwo iyo tuvuze supply ni ku ruhande rw'abajyana ibintu mu isoko. Yakomeje avuga ngo iki, we focus on the mass education regarding GCV and the development of the ecosystem. Ni ukuvuga ngo hano yakomeje kuvuga ngo twibanze cyane cyangwa se twitaye cyane mu kwiga GCV ni global consensus value. Ni agaciro kaba karashyizweho, donc ni abantu baba baragiye bagatora bakavuga bati iki kintu gihabwa agaciro runaka. Iriya GCV dora turirimba y'amadolari 314,159 ku gaciro ka Pi, iriya ni GCV. Tuvuga rero ko ari GCV kuko ari iby'abapioneers cyangwa se abaturage bishyiriyeho. Ni igiciro kiba cyaratowe n'isi. Iyo mvuze isi rero nabayituye. Ni ukuvuga ngo yes, bibanze cyane mu kwiga GCV and the development of ecosystem ndetse no kwiterambere rya ecosystem. Nimvuga ecosystem ni iriya ecosystem ya Pi Network aho twabonye ko ariho tuzaboneramo n'ama business yakoze KYB yemerewe gucuruza yakira amafaranga ariko mu buryo bwa Pi. Nimvuga Pi ubwo kwishyura muri Pi bakaba batugaragarije ibiciro n'amatarifu nkuko nagiye mbibabwira. Narabwiye ngo ya biso ntabwo nzaza hano ngo mbabeshye cyangwa mbabwire inkuru z'ibicupuri, ntabwo bishoboka, ntabwo ari Imana yandemeye. Ni ukubabwira ibintu nkabivuga uko bigomba kuba bimeze. Mu by'ukuri nasesengura bikaza guhabanaho gakeya, ariko nge maze kubona ko ntabwo bijya kure y'ibyo mvuga. Ahangaha barabivuze bati ecosystem niyo tukiri kwigaho cyane, turebe neza ko ama business yakoze KYB abanza akagira ibyayo mu buryo, tukareba ngo ese ni bande biteguye gucuruza, cyane ko business zamaze gukora KYB zitaraba nyinshi cyane ugereranyije n'abaturage bafite Pi biteguye guhaha ku isoko. Icyo tukemeranywe ba pioneers. Yakomeje avuga ngo therefore niyo mpamvu cyangwa se kubw'ibyo the supply is very limited when we have a large population looking to buy. Ahangaha bavuze ngo kubw'ibyo nimvuga supply ku isoko aba producer ubwo niba abacuruzi baracyari bake ugereranyije n'umubare w'abaturage bategereje kugura. Abantu mwese munkurikiye hano mwese mutegereje gukoresha Pi zanyu muhaha, niko bimeze. Kandi muri mwe mwese muri kunyumva, bamwe muri mwe nta n'ufite business yakoreye KYB, wenda yandikishije avuge ngo yiteguye kwakira nawe Pi agurisha ibicuruzwa muri Pi. Urumva baracyafite za mbogamizi zo kuba ama business akiri make kandi abaturage biteguye guhaha ari benshi. Bityo rero bari kubona nibarekura isoko ako kanya product zirahita zibura, ibicuruzwa birabura. Ese ibicuruzwa nibibura biraza kugenda gute? Ibicuruzwa nibibura aba pioneers bafite Pi bakabura ibyo bagura, ziratangira zitagaciro cyangwa se bahendwe. Niba mugiye kugura inkweto mukaziuriraho muri abantu 10, byanga byakunda ugurisha inkweto arahita bahenda. Niko biba bimeze. Niko biba bimeze. Twikomereze.
yakomeje avuga ngo keep on buying pioneers. Ariko mana yanjye mbega umugore ngo ba pioneers mukomeze mugure. When inventory run low, the market will only have a GCV available for sale. Jesus. Ni ukuvuga ngo aravuze iyo tuvuze inventory ubundi mu buryo bwa economy cyangwa bwa entrepreneurship business, iyo tugeze muri business, inventory ni nka stock y'ibicuruzwa umuntu akora ariko agamije kuzayigurisha. Ni ukuvuga ngo wowe wagiye ugura ibicuruzwa, urabika materials n'ibindi urangije kubika ariko uteganya kuzabigurisha ku giciro runaka. So hano rero aravuga ngo when inventory run is low, mu gihe stock harimo ibicuruzwa, mu gihe birakomeza kuba bike, the market will only have a GCV available for sale. Ni ukuvuga ngo isoko ry'ubwaryo rizahita rigira GCV, ubwo ni ka gaciro ka pi ko kugurishaho, bo donc kazahita kijyanaho. Ibi narabibabwiye. Ubundi ni ukuvuga ngo hari ibiciro bishyirwaho na leta, ubwo twageze mu biciro birusange by'amafaranga asanzwe akoresha mu mareta. Hari ibiciro leta ishyiraho, murabizi nko mu Rwanda hari igihe isukari henda, leta y'ubwayo ikavuga ngo abacuruzi b'isukari bigende gutya. Hari igihe essence ihenda cyangwa ibindi bicuruzwa byose bikomoka kuri petrol, leta ikabyivangamo ikavuga ngo ni mucuruze gutya. Ibyo ni ibiciro bishyirwaho na leta, governments, sibyo? Kabiri, hari ibiciro bishyirwaho n'icyo twita force of demand and supply. N'umuguzi n'umucuruzi hahandi bo ubwabo babishyiraho. Ni ukuvuga ngo umucuruzi ashyiraho igiciro ryawe. Umucuruzi yabonye ari benshi muje guhaha, igiciro arakizamura. Iyo abonye abakiriya babuze, baragabanyuka, ubwo umuguzi nawe arategeka. Nicyo twita force of demand and supply. Dukomeze basangira ngendo we. Dukomeze. Ati as the price stabilizes for GCV on exchange markets. Jesus. Yama exchange ajemo mana yanjye. Ni ukuvuga ngo igiciro nigikomeza kuguma hamwe kuma kiriya giciro cya GCV, ubwo GCV donc murabona GCV ukuntu yari yimereye 100,000, tukabona no kuma exchange ukuntu bayigaraguraga. Nubwo bayicuruzaga iriya tuvuge nko kuri OKX pi bakaba bayigurishaga ku $1.6 niko yiriwe. Kuriya bayicuruzaga ni ukuvuga ngo si uko bari birengagije ko ari GCV yabaye expected, yashyizwe hari yiteganyijwe na n'ubu kandi barabizi. Ariko noneho uyu Dorisien yagarutse ku ma exchange, cyane ko muzika ama exchange menshi amaze gukora KYB nyuma ya Get.io, BitGets, iyi OKX, hari n'izindi ebyiri ntabwo ninzibuka amazina, nabonye ari nshyashya ntarinzi, nazo zamaze gukora KYB zigiye kuri listinga pi. Bivuze ngo aho ngaho naho bishobora kuza gutuma niba tugiye kubona ama exchange menshi ari listinga pi, aho biraza gutuma pi byanga byakunda agaciro kayo gatumbagira. Ubwo no busesenguzi bwa Yabiso. Ni ukuvuga ngo rero as the price stabilizes for GCV on exchange market, ni ukuvuga ngo nidukomeza kureba uko agaciro kakomeje guhagarara ku isoko rya bari abavunja, Citi cyangwa se Core Team can announce GCV as the stable coin price for this market. Ni ukuvuga ngo GCV yiteguye kuza gutangaza agaciro cyangwa se kuza gutangaza GCV, ubwo ni ka gaciro ka pi as stable coin, nk'agaciro kataza guhinduka kuri ayo masoko ko inji. Burya bikubisanye mvuga ngo cyoze, nubwo nyine twebwe ibyo dushaka batari guhita babivuga baginga shahu. Akajwi ngo ningegera. Reka nkubwize ukuri, nubwo ibyo dushaka batari kubivuga, ariko mwumve mwaka kantu. Aya ma exchanges bagiye gukorana nabo amasezerano, babashyirira agaciro ntahinduka nka stable coin, bavuge bati ku ma exchange twebwe turabategeka, payi iraza kuguraya, ushaka kuyigura kuri exchange arayiguraya, kandi ni nyiri payi yemerewe kubishyiraho. Twikomereze. Yakomeje avuga ati only when this occurs can the code be activated. Ati gusa iyo ibi bibaye, kode zishobora gutangira zigakora.
kode ziraza gushyirwamo zibe activated zikore. Ati allowing merchant to accept full Pi payments. Biraza kwemerera abacuruzi merchants, abacuruzi icyo twita full Pi payments, kwishyurwa muri Pi, kwishyura bakishyurwa muri Pi. Niba ari umukozi amwishyure muri Pi, niba ari ibicuruzwa waje kumugurira bamwishyure muri Pi. Donc ikintu cyose kize kubaho ubwo ni full Pi payments. Aha bakagaruka bavuga bati merchants are concerned about using stable currency. Ati abacuruzi bahangayikishijwe no gukoresha ifaranga rihamye ridahindagurika. Icyo nicyo pe. Abacuruzi nicyo kintu kibahangayikishije, niyo mpamvu Core Team nayo ishaka kuza gustabilizinga iyi Pi coin. Aha. Yasoza ashyiraho ngo ni Dorisien, uyu mugore akunda uturabyo mana yanjye. Tukaceza wicaye. Akunda uturabyo, ashyizeho uturabyo, arangije asizeho linki ubwo ku bantu baba bashaka iki? Amakuru arambuye. Itangazo niryo ngiryo. Itangazo niryo bapioneya, ntaho mbakinze bantu banjye, ntaho mbakinze. Yesu we. Ariko ubundi nge none natangiye kwibaza rero, kubera iki Nicolas Kokarisi adashaka kugira gute kuvuga? Kubera iki? Ko Pi twayemeye nka Bora yaduhaye ku mafaranga bamwe na bamwe, nubwo ngiye tayampaye ariko abapioneers cyangwa se n'abakurikirana ya Biso TV show abenshi nabo nagiye mfasha kugira gute bambwiye ko amafaranga bayariye. Kubera iki Nicolas Kokarisi atari kuza? Ariko burya baravuga ngo hari igihe yaba atangiye gutuma. Dorisien araje aratangaje iritangazo. Dutegereze irya Nicolas Kokarisi. Dutegereze irya Nicolas Kokarisi mama ye. Reka ne kugira ibyo ndenza kuri iritangazo. Bapioneers ngewe ndacyahanze amaso mu kirere. Ndacyategereje kubona business, dutangira kubona business zikora. Nibwo agaciro ka Pi ngiye kukabona. Ariko ikindi kuba bavuze ko kuma exchanges bagiye gustabilizinga price ya Pi ku bantu bavunja zira OKX n'izindi zose, bagiye gushyiraho Pi nka stable coin bayicuruze ku gaciro kamwe, bavuge bati Pi hano nayi. Ahubwo reka dutegereze Pi izacuruzwa ngaye kuri ayo mavunjisha. Ese kubera iki ama business atari kuba menshi mu gukora KYB ngo abantu batangire bahahe? Twibuke ko population y'abantu benshi, donc population ubwo n'abantu, abaturage benshi bafite Pi. Donc ni nko kuvuga ngo dufate izo Pi tuzuhinduremo amafaranga. Ni ukuvuga ngo abaturage benshi bafite amafaranga, ariko amafaranga bafite ntibafite icyo bayakoza, ntibafite icyo bayahahisha. Ubwo ni ukuvuga ngo turacyategereje kumenya ngo amafaranga dufite tuyahahishe hehe. Nicyo kibazo dufite. Yaba Nicolas Kokarisi anyemerera nkamuhamagana na telefone cyangwa se n'uyu Dorisien nambwira nti mubanze mudufashe mukore uko mushoboye, mutubwira ahantu turahahisha, tujye guhaha isukari, duhaha ibijumba, duhaha imyumbati, duhaha imodoka za moto n'ibindi, duhahe n'amatelefone dukoresheje Pi. Murakoze cyane.